bizi ariko umuntu ashobora kukwanga bigatuma akuvutsa amahirwe yawe ibyo wemererwa n'amategeko yego akakuvutsa ibyo wemererwa n'amategeko cyangwa se avantage zindi wari buhabwe ikindi hari gukoresha igitinyiro hari gukoresha igitinyiro akenshi iyo tuvuze ku kijyanye no gukoresha igitinyiro yego abantu batekereza cyane ko ufite igitinyiro ariko n'umuha serivisi ashobora kugendera ku gitinyiro cy'umuntu akaba yamuha ibyo atemererwa n'amategeko akoresheje igitinyiro biravuga ngo nyiri kugira igitinyiro ashobora kugwa muri iki cyaha ariko n'undi muntu yakigwamo ku bw'icyemezo yafashe wenda gute urugero niba nge nsaba serivisi nkaba mfite urwego ndiho rutuma umbonamo igitinyiro yego ushobora kumpa serivisi dushobora kugwa muri icyo cyaha twembi ushobora kugukoreshaho igitinyiro ndumwe dushobora no kugifatanya nge nawe kubera ko nagukoreshaho igitinyiro nawe wacyemeye wampaye ibyo ntemererwa n'amategeko cyangwa se ukoze ibinyuranyije n'amategeko ku bw'igitinyiro mfite ariko noneho ushobora no kunkoreshaho igitinyiro ngewe mfite igitinyiro wowe ugomba kumpa serivisi ugashingira ku gitinyiro mbonamo ukampa serivisi ntemererwa reka dutange nk'urugero rworoshye urugero Mutoni Jeannette urukoze urwego rw'umuvunyi aho tubona ngiye kubaka inzu mu murenge n'umuyobozi mu rwego rw'umuvunyi ngiye kubaka mu murenge wenda wa Jari dufate Jari inzu kandi ugomba kubaka master plan yarasohotse runaka ugomba kubaka ariko engineer w'umurenge yavuze ati oya nk'umuyobozi mu rwego n'umuyobozi ntabwo ngenda ni urugero rw'urwo yego icyo gihe rero muhanwa gute mwembi icyambere niba ngewe hari uburyo ninjiye mu kugukoresha ayo makosa sibyo turagwa mu cyaha twembi kikoresha gitinyiro ariko noneho niba ngewe nagenga akora amakosa yo kubaka mu muhanda cyangwa kubaka ibitemewe cyangwa ibyo nyine biri muri urwo rwego rwo kubaka wowe ukantinya ibimenyetso bikazaguhamya urukiko rukazaguhamya ko wakoresheje wagize intege nke wagize faiblesse wagize intege nke ushingiye ku gitinyiro mfite ahangaha ushobora kugwa muri icyo ushobora kugihanirwa ngewe ngahanwa n'umujyi wa Kigali ku bw'amakosa yo kubaka mu muhanda bakansenyera cyangwa bakagira gute mbese bisaba ko wowe ni we wagize ubushake bwo gukora icyaha wowe wakoze icyaha yego wowe waragikoze ariko wa muyobozi wagombye kuba avuga akumira akabanga ibi bintu uri gukora Madame Jeannette ntibyemewe kubera ko yagutinye icyo gihe rero umujyi wa Kigali wowe uragusenye wenda n'urugero ko gusenyeye wa wundi biragenda bita umuyobozi arahanirwa icyaha cya ruswa kandi yatarayifashe yaragutinye kandi njye nari igitinyiro yarantinye niba nabigizemo uruhare kugira ngo antinye turabihanirwa twembi ariko niba we yaribwirije ni ukuvuga ngo ushobora kwibwiriza ugatinya umuntu ukagwa mu cyaha kikoresha gitinyiro urugero reka bitende rwabyoroshye hariya ni kwa Madame Umutoni Jeannette ni umuyobozi mu rwego rw'umuvunyi ibyo yakubaka byose nta kibazo engineer w'umurenge wijya muri hari ahantu hafi hari ahantu mu byo hakandagira nijyayo aramubujije ayibujejwe n'umuyobozi wiwe icyo gihe n'uwango we ibyo wakoze n'ibintu bya Kigali zazo bisenye ariko wa muyobozi na engineer bombi bafungwe cyitwa ko ari ruswa kuki ibyo bintu ubwo se urumva ubwo impamvu tubivuze kuri icyo koresha gitinyiro no kugira ngo n'abadukurikiye bumve ko icyaha cya ruswa ushobora kukigwamo ukigushijwemo ariko ushobora no kwibwiriza ukakigwamo wowe ubwawe yego ushobora kwibwiriza ukakigwamo ni kimwe nuko ushobora gukoresha biriya twavuze haruguru ushobora gukora itonesha cyangwa ikimenyane cyangwa icyene wabo cyangwa ubucuti muka ari uwagikoze ari n'uwo yafashije muri urwo rwego bombi bagahanwa cyangwa hagahanwa umwe umuntu umwe ashobora guhanwa mu cyaha cya ruswa cyangwa bagahanwa barenze umwe mukomeze ibindi bikorwa noneho bigize ruswa ibindi bikorwa harimo kudasobanura inkomoko y'umutungo niba ufite umutungo udashobora gusobanura aho wakuye mu buryo bwemewe n'amategeko mu yandi magambo uba warawukuye mu bikorwa bitemewe urugero ni ukuba nyine nk'amafaranga ufite cyangwa se amazu cyangwa amasambu cyangwa
imodoka ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihe werekwa imyaka umaze ukora cyangwa se ukora niba ukora akazi k'umushahara niba uri umucuruzi niba bimeze ukerekwa ibyo utunze n'ibyo winjije mu buryo bwemewe n'amategeko ko bidahura ariko cyane cyane nyakubahwa madamu Mutoni bikunda kugaragara cyane ku bakozi ba leta bakunda kuvuga ngo ntabwo uri kugaragaza inkomoko y'umutungo w'ubutunzi kuki mukunda kwifokasinga ku bakozi ba leta cyane abikora n'ubagemo cyane oya bose bararebwa bose bararebwa kuko abakozi ba leta bo nuko itegeko ryabateganyirije kumenyekanisha imitungo yabo ni bamwe muri bo abafite aho bahurira n'imitungo ya leta no gucunga umutungo wa leta cyangwa se bafite ibikorwa bakora bigaragara ko serivisi batanga navuga ziri sensible cyane kukuba aramutse akoze ibikorwa bya ruswa yakwangiza byinshi nimba ariko navuga abo bantu rero itegeko ryarabateganyije kugira ngo bajye bamenyekanisha imitungo yabo ariko iki kijyanye no kudasobanura inkomoko y'umutungo buri muntu kiramureba abantu benshi bakunda kutubwira ko bireba abakozi ba leta gusa umuntu wese n'umuhinzi n'uhinga n'utwara igare n'umubaji n'umucuruzi n'ukorera ibigo by'abikorera n'umunyamahanga ushobora kuba afite imitungo mu Rwanda akorera mu Rwanda uyu muntu ashobora guhamagarwa akerekwa ibyo afite ubwo icyo gihe ni ukuvuga ngo ashobora kuba hari icyo yaketsweho akenshi aba afite icyo yaketsweho ariko nubwo byatekerezwa bakavuga ati tugiye kwegeranya abanyamakuru bose n'urugero cyangwa tugiye gufata abarimu bose n'urugero tubabaze turebe ibyo batunze niba bihura n'ibyo binjije mu buryo bwemewe n'amategeko ibyo udashobora gusobanura byanze bikunze biba warabibonye mu bikorwa bitemewe n'amategeko bya ruswa si ngombwa ko biba ari ibya ruswa hari ibindi bikorwa ushobora gukora ukinjiza imitungo ariko mu buryo bunyuranyije n'amategeko tugira ngo gatabo inyiko madamu Umutoni akenshi utubwira ati kudasobanura inkomoko y'umutungo bikunze kugenda bigaragara n'abanyarwanda bamwe bazanye ibintu bimeze nk'amayeri nk'amacenga kumva yuko yemeje ubuyobozi bw'igihugu bati ngiye mbona ndabemeje kubera ko Mr Tonto hari ibyo nasahuye ntemererwa n'amategeko nkajya nabyandika ku muvandimwe ubundi mu rwego kugira ngo nyine ngenyo by'uburari uryo muza kumbaza facts bereka ko nta kibazo iki cyo muri kugikoraho gute ibi bintu birakurikiranwa cyane ibi bintu biri kugenda bizamura bitera n'indi ntero umunsi ku wundi birakorwa sinavuga ko bizamura intera birakorwa bigakorwa n'abantu mu by'ukuri badasobanukiwe batazi ingaruka zirimo ariko iki kintu cyo guhisha imitungo ku bandi bantu nk'umushumba cyo bita kuragira nk'umushumba kuragira rwose harimo ikibazo cy'ubushumba ubwo no kuvuga ngo nutunze imitungo y'undi muntu anayibyaza umusaruro ariko noneho hari n'abahisha ikintu akacyandika ku wundi muntu gusa kiri hariya ntikibyara umusaruro ariko afite undi muntu yacyanditseho mu buryo bwo guhisha ibi rero ni amakosa cyane cyane nko ku bakozi bagomba kumenyekanisha imitungo yabo ni amakosa ni n'icyaha iyo babifatiwemo muri iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo aba bantu bombi uwahishe n'uwo yahisheho icyaha kirabahama baba ari abafatanyacyaha kandi bagahanwa ku buryo bumwe ubundi babashumba bicare babizi hari n'abahisha imitungo ugasanga yihishe ku mubyeyi we ufite imyaka nka 80 utuye mu karere k'iyo noneho mu cyaro noneho mu gihe wenda uyu muntu kandi abantu bahisha imitungo akenshi baba bafite nyine ibyo bikeka ntushobora guhisha imitungo udafite ibyo wikeka noneho amara guhisha kuri uyu mukecuru wo mu cyaro cyangwa umusaza wazamuhamagara nk'abagenzacyaha bamubaza bati se mukecuru iriya nzu yawe iri ku Kacyiru buriya uyikodesha ngahe akabaza ati inzu ngewe ntago nyizi ati inzu noneho rero ahinduka umufatanyacyaha ryari iyo uyu mwana nyiri kuyimuhishaho amubwiye ati rero umuntu uzakubaza ibijyanye n'iyi nzu uzavuge ko wayiguze igihe iki n'iki maze kugurisha inka zawe cyangwa wahinze wejeje cyangwa byagenze gutya na gutya ukaza gusanga uyu mubyeyi wawe yinjiye muri cya cyaha noneho nawe cyo gushaka gusobanura uburyo yabonyemo wa mutungo
mukaba mujyanye mu cyaha. Ijambo rimwe uyu muntu uhishwaho imitungo aba ari umufatanyacyaha nawe. Yego. Dukomeze ibindi bikorwa bya ruswa. Ibikorwa bya ruswa bindi harimo kunyereza umutungo. Iyi ni imitungo ya leta. Akenshi kunyereza umutungo nyine no kuvuga ngo ni imitungo wahawe gucunga hanyuma ukayikura mu ukabikura mu by'abandi ukabyita ibyawe. Hari abantu banyereza, ushaka kunyereza amafaranga, kandi hano kunyereza hari abantu bibwira ko ukoze icyaha ari umuntu wanyereje za miliyari. Twakumva umuyobozi wafashwe wanyereje miliyoni 100 bakavuga ati abantu banyereza bajye bafatwa, bakibagirwa ko abantu bato bato abakora muri service zisanzwe, wabukora ku murenge, wabukora ku kigo nderabuzima, wabukora mu rwego rusanzwe rwa leta, uri umukozi wo hasi, ikibazo si umubare w'ibyo watwaye, si agaciro isingano. Ikibazo ni igikorwa. Ni ukuvuga ngo ushobora kunyereza amafaranga 1000 ya leta, ushobora kunyereza 2,000, ushobora kunyereza utuntu duto wibwira ko ari duto. Nta kibazo. Impamvu cyitwa icyaha ni ukugira ngo abantu bakosorwe gutandukanya ibyo ashinzwe gucunga n'ibye. Ikibazo singano rwose nunyereza amafaranga 2,000. Hari nk'abantu kera habagaho za petit cash, burasabye mu Kinyarwanda ni nko kuba afite nk'amafaranga bacunga mu kigo makeya adakorerwa bikorwa ku makonte, amafaranga makeya bifashisha ahora ubango ni nka case ntoya gatoya ko twafaranga no twifashishwaga mujye kuzana impapuro muzane garafeze utuntu ngutwo. Ari amafaranga abantu bashinzwe kuyacunga. Impamvu mbivuga nuko hari ubwo umuntu yabibonaga ugasanga wayabara, wamubarira wabara ayanditse uko agenda kuramo ibyo ayo yinjijemo, uko agenda kuramo ibyo yayakoresheje, wabara yafite muri hariya muri kese ya leta aho ngaho iri, ugasanga ntago bihura. Ugasanga haraburamo nk'amafaranga 1,000 n'urugero rwiraga. Nyine ubwo akaba yayategesheje moto wenda atashye cyangwa sinzi, cyangwa se yayigurije yagiye yajyanye muri restaurant saa 6 wenda ari buze no kuyasubizamo. Nibutsa abantu ko kunyereza nge ntekereza ko atari ugutwara burundu, si ngombwa ko waba wayajyanye burundu, no kuba wayigurije uri bunayagaruremo uba wanyereje. No kwirinda nuvuga ngo uri mu bya leta ntabwo wiguriza, ntiwitiza, nicyo bivuga. Ngone mukandaza gusubizaho oya ubwabo ubyitwa kwanyereje. None se nyako Madame Jeannette ko bikunze kugaragara nanone ugasanga ni ikigo runaka cya leta, reka duhere ku mirenge kwa kubura nigira budget ingengo y'imari ihabwa mu turere, ugasanga ni kona bari mu murenge runaka, nimba ari mashini igomba kugurwa ugasanga facture bayizamuye, sibyo? Nyamara kagaciro ka mashini siyo kagura kandi gitifu umurenge nabiziho babiziranyeho. Ibyo muri gukora gute mu rwego rw'umuvunyi cyane cyane ko n'ubushize umenya kwa Perezida wa Repubulika yakunze kubigarukaho, aho wasangaga bamwe mu modoka za leta zikagurwa ari ibiporoporo bazamuye agaciro. Iki cyo muri kubikora gute? Ni ibyaha byose nyine birakurikiranwa. Ibyaha bya ruswa birangana, byose birangana, ni ukuvuga ngo byose birakurikiranwa ku rwego rumwe. Dukomeze ibindi bikorwa bya ruswa. Ibindi bikorwa bya ruswa harimo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ukuvuga ngo amafaranga yagenewe kubaka ibitaro ntabwo ntibayayobya ngo akoreshwe umuhanda, nubwo byombi ari ibikorwa bya leta, keretse iyo bifashwe umwanzuro n'umuntu bifitiye ububasha akavuga ati ya mafaranga twari kuzubakisha umuhanda reka tuyubakisha ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima wenda nicyo gikenewe. Niba ari ayo kubaka ishuri ntabwo areka kubaka ishuri ngo yubakishwe ibiro by'umurenge cyangwa by'akagari. Mu yandi magambo amafaranga icyo yagenewe, amafaranga ya leta icyo yagenewe ni icyo ngicyo akoreshwa, keretse urwego rubifitiye ububasha ari rwo rufasha umwanzuro wo guhindura. Ikindi harimo gusonera bitemewe n'amategeko. Gusonera bitemewe n'amategeko rero ni iki? Ni igihe
ariko sori gato nsubiye kuri cya kindi cyo gukoresha kunyereza umutungo harimo kunyereza umutungo wa leta ariko harimo no kuba ushobora kunyereza umutungo ufite rubanda akamaro urugero si uwa leta nk'abaperezida b'amakoperative abantu banyereza iby'amakoperative ni amafaranga ni umutungo ufite rubanda akamaro kandi rubanda ni urwande n'abenegihugu rubanda rw'igihugu kandi igihugu nyine ni leta muri rusange hari abantu bajya bagaragara ku rutonde rw'abahamwe n'ibyaha bya ruswa usanga yaranyereje ugasanga ngo yanyereje ihene 3 ugasanga ngo yanyereje ihene 3 burya kenshi usanga ari nk'iza koperative yarashinzwe gucunga yego ubwo uzinyereza we ntabazi ko ari kunyereza ariko nicyo aba ari gukora none ukaba wakwibaza uti se kubera icyo uyu nguyu watwaye ihene za koperative yakatiwe imyaka 5 mu gihe uwibye ihene 5 z'umuturage wenda we yafunzwe igihe gitoya ni ukuvuga ngo ibyaha biratandukanye mwaranyereje undi yaribye ubwo icyaha cyo kwiba ni gito ugereranije n'icyo kunyereza ubwo twari tugeze ku gusonera bitemewe n'amategeko gusonera bitemewe n'amategeko rero ni igihe umuntu wagombaga kukwishyuza serivisi wagombaga kwishyura ashobora kuyiguhera ubuntu serivisi za leta ashobora kuyiguhera ubuntu cyangwa se akakugabanyiriza niba ariko navuga kandi igiciro kiraho giteganyijwe n'itegeko ni ijambo rimwe yagusoneye ubwo yuri umuturage mwiza wirinda ibyaha ntabwo byemera urambwira ati ahubwo nta nimero de konti kira amafaranga uramubwira uti serivisi igura amafaranga n'ibigura ayangaya ngomba kwishyura yego hari ikindi cyitwa kwaka cyangwa kwakira amafaranga bidakwiye cyangwa arenze ateganyijwe noneho uyu nguyu ashobora ko binyuranye no gusonera uyu we ashobora kukwishyuza serivisi isanzwe itagurishwa y'ikirenga cyangwa se akarenza akakwishyura ashobora kukwishyuza itishyurwaga yari ubuntu cyangwa se akarenza akwishyuza arenze si ngombwa ko niba wagombaga kwishyura 5,000 akwishyuza 20,000 kugira ngo byumvikane ko ari menshi oya niyo waba ari bwishyura amafaranga 500 akakwishyuza 700 aba yarengeje iki cyaba yamaze kukigwamo ikindi harimo gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite ububasha niba uhabwa n'itegeko mu rwego rwo kugira ngo urangize inshingano zawe wahawe ntabwo ububasha bukoresha mu nyungu zawe yego ikindi icyanyuma ni ukwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko ahangaha ushobora kuba uri umuyobozi hari ibyo wemererwa n'amategeko ariko noneho ushobora kwirengerezaho ibyawe batakwemerera utemerewe icyo gihe uba wihaye inyungu zinyuranyije n'amategeko n'ibyo ngibyo ibi ngibi ntabwo ari ngombwa ko kimwe kiba kiri kumwe n'ikindi buri cyose kiba ari icyaha cya ruswa sa tutu minota 29 duskaje minota nyitano yonyine kugira ngo tuza twakira abaturage ubundi ni kuki buri wese asabwa kugira uruhare mu kurwanya ruswa utuze no kutubwira ubundi iki kwanza gitera ruswa ni iki gitera ruswa muze kutubwira ni kuki buri munyarwanda wese asabwa kurwanya iyo ruswa yego urakoze cyane ikintu gitera ruswa rero impamvu zitera ruswa igiye kureba abantu hari abantu bavuga ngo wenda umushahara mutoya wenda ubukene wenda ariko ibi byose wabireba uzabona hari abantu bafite amafaranga menshi baguye mu byaha bya ruswa banabihaniwe turabazi noneho uzasanga hari umuntu uhembwa menshi hari umuntu ucuruza hari bivuga ngo ubukene no guhembwa make nta si impamvu abandi bakatubwira ngo iyo urebye nk'abunzi cyangwa abandi bantu badahembwa ba mudugudu n'abandi nk'abo bari abakorerabushake badahembwa ariko ugasanga bose siko babikora icyo gihe ubwo ni ukuvuga ngo iyo mpamvu ntabwo ariyo cyane ko aba bantu baba baratowe ari inyangamugayo igitera ruswa rero ahanini ni navuga ngo ni ubunyangamugayo buke yego ni ukutagira ubunyangamugayo ni ukuba umuntu afite ubujiji ni ukuba umuntu yikunda kuruta uko akunda igihugu nimba ariko navuga yego
ni no kuba hari n'abantu bakora ibyaha bya ruswa mu by'ukuri byinshi ariko bishingiye ku kubura ubunyangamugayo ariko noneho hari abantu uzasanga asa nkaho atazi kwifatira icyemezo yego niba ngewe ninjiye mu kazi muri aka kazi ndi mushyashya nkaza ngakorana nawe twamara gukorana ariko ngasanga ufite ibikorwa bya ruswa ukora ufite ibyaha ukora n'amakosa yandi ukora yego nkamera nkaho ndi umuntu udafite uko nteye ahubwo ukanyigishwa mbruti hano tubigenza gutya iyo tugiye gukora iyi serivisi twe tubigenza gutya niwo muco dufite sinshobore gutandukanya imico nsabwa n'amategeko ahubwo ngakora ibyo ngiye abantu mbese bandura vuba kandi ntekereza ko bibaho ugasanga umuntu asanze abantu 5 bo kamwe n'amakosa n'ibyaha akabyinjiramo nawe yego ugasanga aranduye mu ijambo rimwe byinshi rero bishingira ku kubura ubunyangamugayo ahanini mu by'ukuri impamvu nizo ngizo okay noneho reka noneho dusigaje 3 nanone kugeza kwa abaturage nta kibazo uburyo bwo gutanga amakuru warubajije ngo kubera iki buri munyarwanda wese asabwa kugira uruhare mu kugira ute mu kurwanya cyangwa se uruhare mu kurwanya ruswa impamvu rero buri muturarwanda asabwa kurwanya ruswa ni iyihe kuko iyo urebye nk'icyerekezo 2050 u Rwanda rwihaye intego kuko uzaba ari urwa mbere mu kurwanya ruswa noneho ugasanga ntabwo hazafatwa inzego za leta zishinzwe kuyirwanya ngo abarizo abakozi bazo abari bo bakora ibikorwa byo kuyirwanya bazageze kuri icyo kigero yego buri muntu akwiye cyangwa se afite inshingano iyo urebye nk'ingingo ya 3 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa yego itegeko inzego zose n'ibigo byaba ibya leta byaba n'iby'abikorera yaba na societe civile niki bose basabwa hari ibyo basabwa mu kurwanya ruswa noneho n'abaturarwanda rero muri rusange yego buri wese asabwa kurwanya ruswa kugira ngo icyo cyerekezo tuzakigeremo turi kuri uwo mwanya ku bufatanye ntabwo bishoboka ko inzego zimwe zabikora zonyine ngo icyo kigero tuzakigereho ikindi ingaruka nziza zo kurwanya ruswa zigera ku baturage b'igihugu bose muri rusange iterambere rikihuta imibanire ikaba myiza mu bantu kuko ubwo akarengane kararangira iyo ruswa icitse akarengane kararangira iterambere rikihuta n'umutungo wagendaga muri ibyo byaha hari umutungo ugenda muri ibyo byaha n'umutungo ugenda mu kubikurikirana ibyo byose biragabanuka bigashyirwa muri serivisi ziteza imbere igihugu muri rusange igihugu kirizerwa kikizerwa n'amahanga muzareba ko uko tugenda dutera imbere mu kurwanya ruswa kandi tugeze ku kigero gishimishije uko tugenda turwanya ruswa niko muzabona nko muri RDB muzabona ko abashoramari bagenda bagenda baza cyane benshi abashyitsi buri mwaka benshi bagenda biyongera abashoramari abaza gutura mu gihugu noneho muzabona ko abanyarwanda bahabwa imyanya ku rwego mpuzamahanga ari benshi yego n'ibindi mu by'ukuri inyungu zo kurandura ruswa abaturage b'igihugu barazigabana bose barazisangira kwa reka dufungure imirongo yacu ya telefone kuricyo kuri 0788718113 iyo ni nimero yacu uruzo rucaho kuri YouTube channel urandika Fine TV Rwanda magnifique amaze kugera hano muri studio kare ubwo rero ushaka kugira icyo mubaza uwari wese nakubwiye ko turi kumwe na Madame Mutoni Jeannette ko ari umukozi w'urwego rw'umuvunyi turi kuganira ku ruhare rwa buri munyarwanda cyangwa se umuturarwanda uwari wese mu kugira uruhare mu kurwanya ruswa ubwo rero uratubwira amazina yawe n'awerereye ndetse n'ikibazo ushaka kumubaza kuri YouTube channel nakubwiye ngo ni Fine TV Rwanda turi live urandika Fine TV Rwanda magnifique no kudufasha genda shyiraho inkuru twagiye tumugezaho twagiye tugeze ku banyarwanda nk'iyi y'umugabo mukuru w'ingabo za Kenya twayibagejeho abanyarwanda ikibazo cy'i Burundi twayibagejeho leta y'u Burundi na Loni bari gutabariza isi muri rusange nk'iya Israel nayo yagabye igitero hari kuri Iran ndetse na Palestine yamaze kwangirwa k'umunyamuryango wa UN kubera ko leta zunze Amerika yabiteye utwatsi izo nkuru zose magnifique agenda zibashyira kuri YouTube channel mu gihe turi kwakira abantu ku mirwa yacu ya telefone mwe mu gihe nta kibazo wandike Fine TV Rwanda inkuru zose twakugejeho bwa mbere magnifique
ndakubwira mwaramutse neza Halo. yego Isengiza mu karere ka Rutsiro. yego izayi mu karere ka Rutsiro Umurenge wa Mukura. aha Cyo nashaka kumubaza. yego izayi mu karere ka Rutsiro Yego. Abari abakata ubutaka. yego Iyo uramutse wa amafaranga reba gukorera ibyo wagombaga guteganywa ubarega he? bagena agaciro k'ubutaka Bari ababukata babugabanyamo kabiri. abahese ubwo ushaka kubwira we Uvuga nk'uriya uzakabukata kabiri akagenda ngo agiye kugukorera fishi kadatarari. we byakubayeho byagenze bite Ngewe byabayeho muri Kigali aho naguze aho ngaho muri Masaka. bigenda bite umuntu yaraje arankatira fishi kadatarari arabijyana byose muhereza 50. yego yabiri igira inomero ze akambwira ngo akorera i Kigali najya kumureba nkamubura yego yagiye pole mwaramutse namwe yego amazina wowe urahagana hehe mbere ntabwo nshaka kwivuga nta kibazo mu karere ka Ngororero tuye mu karere ka Ngororero yego mu murenge wa Matyazo ariko urajya ahantu hari impuzanzira kugira twumvikane neza ntuye mu karere ka Ngororero yego mu murenge wa Matyazo yego Ngororero Matyazo yego yego nabakurikiranye bavuga ngo kwigwizaho umutungo cyangwa se kuzashobora gusobanurwa umukuru w'umutungo yego ngo ni kimwe mu byaha bigize ruswa hari umugabo rero dufite afite imitungo kandi nta kazi ka leta agira nta kintu runaka agira ku buryo bavuga ngo yumva amafaranga akoresha yakura hariya yitwa nde yitwa Iyakaremye Pierre akora iki ngo maginga ya Iyakaremye nde akora iki maginga ngaya cyaba kizwe ni umuhinzi mworozi umuhinzi mworozi afite iyo mitungo ituma ibatera impungenge ko itabonerwa ibisobanuro niyo mitungo afite impamvu umuntu abigiraho impungenge yego ushobora gusanga nko mu kwezi ashobora kugura nk'imitungo ya miliyoni 3 kandi nta kazi ka leta agira ahinga nk'abandi ariko ukibaza nyine amafaranga ahantu ashobora kuba yakura ukumva ni ikibazo ese icyo gihe byagenda gute mwadufasha gute noneho natubwira aho atuye harya abo mugabo atuye muri mudugudu n'akagari n'umurenge atuye mu mudugudu wa Kabingo mudugudu uri Kabingo akagari ka Rutare umurenge wa Matyazo akarere ka Ngororero yego waguma ku murongo noneho ukaduha nimero zawe ariko turazikora mu gikari yego muyishyize mu gikari byabasawa reka tubicishe mu gikari kugira ngo noneho tubwire Magnifique uduhe nimero zawe Magnifique ntudufashe guma ku murongo wikupa yego wikupa Magnifique noneho uzimuhe noneho aha tugeze ku isaha y'isa 3:39 hano i Kigali turacyari mu kiganiro cy'urwego rw'umuvunyi ndi kumwe na madamu Umutoni Jeannette ko n'umukozi w'urwego rw'umuvunyi turi kuganira ku ruhare rwa buri munyarwanda wese cyangwa se umuturarwanda uwo ari wese mu kurwanya ruswa cyangwa se kuyihakana birumvikana of course kugira igihugu cyacu gikomeze gitere imbere namwe rero mu kanya gato twakira ibibazo 5 ubundi abanza bisubize twongera twakira ibindi 5 kuri YouTube channel yacu urandika Fine TV Rwanda turi live Magnifique ariho neza gatano uko kandi ubwo rero ese yenda guteze oya ntabwo yagiye kanze mu kwereke dore ni iyi tigo yandike zana numwereke shenge ngo bakwishyuze ibere wunze isi ngo bakwishyuze rwa rukundo reka twakire izindi telefone twihuse cyane nyuma y'uko uriya muturage twamubonye mwaramutse namwe alo wiyi mwaramutse mwaramutse yego amazina urahagana wowe Muyabaraya mu karere ka Kicukiro
yego Muyabara mu karere ka Kicukiro nicyo ushaka kubaza urwego rw'umuvunyi nshaka kumubaza yego amazina yawe Ntawushira Gahinda Christine yego Christina nashakanye n'umugabo byemewe n'amategeko yego yarapfushije umugore ndagenda nsanga afite ikibanza n'iki kibazo ni kihe ikibazo mfite ni uko twashakanye umutungo w'inzu twubakana inzu biba ngombwa ko dutandukana urukiko rw'ibanze rwanzura ko tugabana 50/50 urukiko rwisumbuye umugabo arajurira yego urukiko rwisumbuye rutegeka ko ngo tutagomba kugabana 50/50 ngo imitungo ngo uwo mutungo w'inzu bawuha abana b'umugore mukuru abari babahangiye nta kintu bigeze banga bari barasezeranye nsaba kugira ngo bandenganure arakoje ngo mwari mwarasezeranye twe twarasezeranye byemewe n'amategeko byemewe n'amategeko agusubiriza kuri radiyo cyangwa aza gusubiza nyuma ansubize nyuma nta kibazo okay urakoze cyane urakoze mwaramutse namwe mwaramutse yego Kirenga Mose yego Mose uragana hehe Murenge wa Juru akagari n'akamugorore yego Murenge wa Juru mu karere ka Bugesera Amos yego mugenzi wanjye yarabajije ikibazo cy'ubutaka yego kuri abo bantu baza gufotora ariko bifitanye isano na ruswa baraza tukabaha amafaranga yego bakagenda bagaherana no naguhaye kabatomboza n'ubu ejo bundi nagiye ku murenge bateka akasorosiyo kiwe yasize ariko namuhamagara ni icyangombwa originali wajyanye kiriye yaje kumfata ku murenge wa Juru yego banyohere ku murenge wa Juru nabo barambwira ngo icyangombwa ngo ntikiri mu byakaswe ntikiri no mu byabaye ingaru ubwo banyohereje ku karere mageze barambwira ngo icyangombwa cyanjye ngo gishobora kuba cyarayobeye mu tundi turere okay noneho yego ariko ejo nari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka madamu Marie Grace Nishimwe yari hano muri soko kitamubajije kandi abandi barabajije ibibazo byabo bijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka akaza kunyanditsa kuri WhatsApp maze guhuza n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka murakoze mwaramutse namwe oui mama ngwino ati Alo nk'ubu ngubu mfite ikibazo undi wa mukecuru ansira nyirabarera nyina warangida ansira nyirabarera nyina warangida urangida mu runani yego murazi ko mfite ikibazo kiri ku muvunyi ariko rwose narategereje igisubizo bantumye imiryango ndayijyana yanga kwitaba ubwo iki kibazo cyumye umukobwa we yari imitungo ye ko azampa igisubizo none narategereje narakibuze kandi ndamuhamagara ntanamfate uhamagara inde umuvunyi uhamagara umuvunyi mukuru wungirije ya muri Jadetse Odeta none umubwira nimero zawe araza kukuhamagara nagera kuri ofisi leta ababaza akira vuga nimero zawe we 078 078 8 ni ibiri 078 yego 0 87 23 28 urakoze cyane araza akubaza ku rwego rw'umuvunyi aho bigeze ikibazo kiwe araza kumwihamagarira umukecuru atumereye nabi rwose mwaramutse namwe aramutse neza mwaramutse amazina uragana hehe amazina yanjye ni Masengesho Innocent uragana he uri Musanze mu majyaruguru yego amajyaruguru none ikibazo cyari gihari yego hari umukecuru ugeze kwavugisha noneho muza kumumurongo ukoraga mu noneho baza kuburana nyuma telefone aza kwita telefone baje kuyiba ariko urwo rwego rw'umuvunyi baramuhamagaye baramubura baramuhamagaye baramubura none yagiraga ngo ngira bavugisha
uwo mukecuru muduhe twumve. Mukecuru muri aho? Yego. Njyewe nabahaye nomero umugumiri yambaye igeze. Harya witwa nde? Yitwa barayavuga Ngirambizi Maria. Baravuga Ngirambizi Maria. Ngirambizi barayavuga Maria. None se ikibazo cyawe none se kubushize urwego rw'umuvunyi bari bakwatse nimero zawe umuhungu watubwiye yuko ngo wataye telefone. Ya telefone ntayo natanze. Oya ntabwo wayitanze. Okay, none utanga nimero yawe baraza kuguhamagara. Ano? 078 078 baraza kumuhamagara yego. Allo? Yego turakumva 078 079 079 yego. Allo? Turakumva 86 079 866 59 313 Okay, baraza kumuhamagara nta kibazo. Uwanyuma mwaramutse namwe? Allo? Allo? Oui. Nisa tonto. Wakanganya ukajya kure iyo nyakira amajwi yawe. Yego waramutse neza? Okay, ntabwo byakunda kubera ko uregereye. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Yego amazina uragana he? Nitwa Felicien ndi mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira. Witwa inde? Felicien mu murenge wa Musambira karere ka Kamonyi mu majyepfo. Yego. Kubaza umutumirwa. Yego. Ese ku rwego rw'umuvunyi buri muturage wese afite uburenganzira bwo kujyayo? Buri muturage wese afite uburenganzira bwo kujya ku rwego rw'umuvunyi araza kugusubiza. Murakoze. Urakoze cyane. Mwaramutse namwe? We. Ndiriwe neza. Yego mwiriwe neza mwaramutse ahubwo? Yego. Ninde tuvugana wagana mzee? Nitwa Jean Baptiste Sumana. Yego Sumana wagana he? Ndi mu mudugudu wa Nyabisusa, akagari ka Kinigi, umurenge wa Nyumba, akarere ka Rubavu. Uri mu karere ka Rubavu yego. Rero dufite ikibazo hano iwacu ku mudugudu. Yego umudugudu ari tubwe karuwe? Nyabisusa. Nyabisusa. Akagari Kinigi. Akagari ni Kinigi. Umurenge wa Nyamyumba. Umurenge wa Nyamyumba. Akarere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu ngatubwira ikibazo ufite. Ikibazo gihari maze igihe kinini vuga cyane kize nk'imyaka myinshi nk'imyaka nk'umunani cyangwa 3. Yego. Hari amafaranga y'ubudehe tereza abaturage ngo bikure mu bukene. Iwacu rero ku mudugudu abayobozi bo mu nzego z'ibanze guhera ku mudugudu kugera ku kagari bagiye bayakoresha mu nyungu zabo bwite. Turabibona abaturage batinya kuvuga ngenda haguruka njyenyine nk'umuturage ndavuga. Nivuze bigeza kuri gitifu w'akagari witwa Madamu Kawezi. Ahamagara babandi bagize komite y'ubudehe. Nemera ko bafite 100,000. Alala yagiye. Araza kugusubiza. Mwaramutse namwe? Oui. Mwaramutse mama? Ego arikukumva neza. Rero hari ikibazo mfite. Yego. Hari ukuntu umuntu ajya kwa mudugudu yaravuze ngo icyaha cyose ngo aba ari ruswa. Hari ukuntu umuntu ajya kwa mudugudu ushaka nka serivisi, hari ukuntu uba wataye nk'irangamuntu ukajya kwa mudugudu ushaka gusinyira kuri kiriya cyangombwa kugira ngo kugeze ku murenge nabo bagusinyiye wemererwe kugikoresha. Ukabanza ukagira ibyo umuha. Ukabanza ukagira ibyo umuha. Allo? Oui ndakumva. Yego. Cyangombwa gisimbura irangamuntu. Noneho wagera kwa mudugudu akakubwira ngo uramuha 1,000. Wagera ku kagari bakakubwira ngo urabaha 1,000. Kugera ku murenge amafaranga yashize, ayo mafaranga ntaresagire, ayo mafaranga ajya mu mufuka w'abayobozi agumamo cyangwa ajya mu isanduku ya leta. Nyine mwabisobanura kuko abantu benshi cyane ibyo. Urakoze cyane. So 3:50 dusigaje 5 ajya guhita bisubiriza icyarimwe ajya n'ubutumwa abanyarwanda ndetse n'inzego za leta zigiye zitandukanye n'abikora ku cyaro. Mwaramutse namwe? Waramutse neza? Naramutse. Yego umaze iminsi umamagara cyane wa mukecuru rwose. Ikibazo ufite ni iki? Francina. Mukanwari Francina uragana hehe? Mu kagari ka Gihinga mu mudugudu wa Mwoyi.
mu karere ka Bugesera harya mu murenge wa Nyarugenge. Yego. Ikibazo cyanjye. Francine. Nagiye mu nkiko. Mu rukiko rwa Kanu n'urwa Nshidira mu rukiko rwa Gasabo. None ikibazo ni icyo rwisumbuye rwa Gasabo. Yego. Ikibazo ni iki ushaka kubaza urwego rw'umuvunyi? Ikibazo ni akarengane nagiriwe n'umurenge n'akagari. Waratsinze hose, waratsinze naratsinze isambu barayimpa. Bamaze kuyima bayinkuramo. Bamaze kuyinkuramo imbaho ngaho ndongera nsubira mu rukiko. Urukiko rwarabimesheje hasi biraza nkuramo. W'umurenge wa Nyarugenge? Baranafunga. Nzakongera gusubira ku irembo bampimeri none nabuze umuntu umesha ibyanjye. Okay, tubwira nimero zawe za telefone araza kuguhamagara urwego rw'umuvunyi. 079 baretse gatoya 079 80 25 yego 63 okay, araza kuguhamagara nta kibazo nawe nagera ku kazi. Njya kwa madamu Umutoni Jeannette umwanya mu banyu ni minota 3 isigaye sinzi uburyo bikoresha muri management. Urakoze cyane. Urakoze. Iki ngiki cy'abantu b'ubutaka bakata bishyura amafaranga ariko bagategereza. Yego. Nge ndibaza biranashoboka ko bahura n'abantu b'abatekamutwe bakababeshya. Yego. Ni byiza ko bajya babaza inzego zibegereye bakabaza umurenge niba ubaza aba bantu akagari akarere bakabanza bakamenya koko ko aba bantu atarabatekamutwe. Ubwo bari kubigendera hamwe n'abantu usanga barigize abakomisiyoneri mu nkiko. Barigize abakomisiyoneri mu nkiko ngo ngenda buzana perezida w'urukiko runaka. Yego. Ikindi uyu muntu wa Ngororero nawe yavuze uyu muntu witwa Pierre buraturaza kumushaka duha amakuru. Yego. Ariko biranashoboka ko yaba umuhinzi mworozi akafite ibyo yinjiza bindi si ngombwa ko ibyo ukora bindi abaturage babimenya. Abo muturanye babimenya ashobora afite ibikorwa akora bimwinjiriza amafaranga bishobora kuba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe. Byose ubwo birakurikirana. Yego. Uyu nguyu nta bushira gahinda yavuze ko yatandukanye n'umugabo. Uyu nguyu yari yavuze ko ari buze kutuvugisha nawe. Namugira inama yo kugira. Sinzi urubanza wenda ngo rwabaye ryari. Ariko abishatse yazarusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Yego. Niba rutararengeje igihe. Iminsi 30. Biranashoboka ko rwari mukuri ariko ubwo sinaruvugaho kuko sinarusomye kuko niba barahaye imitungo abana b'umugore wa mbere wapfuye nuko mu gihe cyo gusezerana hashobora kuba hari ibyari byirengagijwe. Igihe uyu mugabo asezeranaga n'uyu mugore wa kabiri wenda afashe imitungo yose kandi afite abana cyangwa se uyu mutungo yarawushakanye n'umugore wa mbere cyangwa se wari uw'uwo mugore bitewe n'icyo n'uko bari barasezeranye byose birashoboka. Cyangwa se byabona byiza kana barakoze Minisiteri y'Ubutabera bamufasha kuturere babahari bamaje. Yego. Ariko urubanza rwarabaye itegeko byararangiye hari igihe basanga nta nzira zigihari. Noneho hari ikibazo cya Nyirabarera kuba umuvunyi ataramusubiza namubwira ngo niyihangana akomeza ategereze kuko ibibazo biba ari byinshi ku muvunyi. Yego. Byose babikurikiranwa bagenda babikurikiranye uko byinjiye. Ibyo ari byo byose nta na kimwe badasubiza. Okay. Inosa w'imusanze nawe yazanye umukecuru we nawe ngo ategereje ko umuvunyi azamuhamagara we niba nimero yari yaragize ikibazo bashobora no kuba baramwandikiye. Nawe ibyo ari byo byose ubwo tubonye nimero baza kumuvugisha. Ariko abonye ashobora no guhamagara kuri 199 nimero itishyurwa akabaza ikibazo cye kigeze. Yego. Felicien w'imusambira yavuze ngo buri muturage afite uburenganzira bwo kujya ku rwego rw'umuvunyi. Buri muturage afite uburenganzira bwo kujya ku rwego rw'umuvunyi ariko ikibazo ajyanayo akaba arakinyujije mu nzego zibishinzwe zagombaga kuba zaragikemuye kuko urwego rw'umuvunyi ntabwo rusimbura izindi nzego. Ikibazo kijyayo
kigomba kuba cyaranyuze mu nzira zose zemewe n'amategeko ziteganywa n'amategeko cyaranyuze mu nzego bireba bataragikemuye kandi cyangwa se baragikemuye ariko yarabonyemo akarengane cyangwa ruswa ariko nibutsa abaturage ko kwihutira kujyana ikibazo ku rwego rw'umuvunyi bishobora no kuba kwitinza mu nzira kandi inzego zikwegereye zagombaga kugukemura ikibazo mu buryo bwihuse ntabwo ikibazo cyagombaga kujya ku murenge cyangwa ku karere cyangwa mu bindi bigo bya leta cyangwa se by'abikorera kigomba gusimbukira ku rwego rw'umuvunyi ubundi yavuze icyo kujya kwa mudugudu no ku kagari bakaguca amafaranga adafite aho ateganyijwe wenda by'irangamuntu atanze urugero rw'igisimbura icyangombwa gisimbura indangamuntu ahangaha turagaruka kuri cya kintu dukangurira abaturage mu rwego rwo kurwanya ruswa harimo no kumenya ibibagenewe n'ibibakorerwa no kumenya kubaza uburenganzira bwabo aho kukibaza kuri radiyo yakabaye cyangwa se turagira inama n'abandi batwumva niba mudugudu agusabye amafaranga utekereza ko ntaho ateganyijwe kwanza mudugudu ntiyishyuza nta kintu yemererwa kwishyuza yagombye kumubaza ati ese ufite resi uri bumpe aya mafaranga ateganyijwe n'iki niba ariko kandi mudugudu afite umuyobora n'umuyobozi w'akagari afite umuyobora nta muntu mu Rwanda udafite umuyobora aba bantu niba nta hantu umuturage ahejwe niba uyu muntu ubona ibyo arimo kukubaza bitemewe n'amategeko ubaza umuyobora urundi rwego rumukuriye bashobora no kugusobanura akakubwira ati amafaranga arateganyijwe muri ubu buryo ahubwo kuki ataguha resi ariko mudugudu nta kintu yemererwa kwishyuza ubundi mu by'ukuri ariko ntabwo umuturage akabaye abiherana gutyo ngo yo kubaza uyu nguyu aravuga ko uwibugesera Francine aravuga ko yatsinze urubanza agahabwa isambu ye eta civile w'umurenge wa Nyarugenge akayimukuramo nabigeze ku rwego rw'umurenge kwa gitifu kuko civile n'umukozi w'umurenge gitifu twaravuganye Kazungu Innocent wibabara Nyarugenge yego mwibuka gitifu arambye ati uwo muturage azazi ariko gitifu nta kinigeze abikoraho yamugejejeho ikibazo cye se yego najye kuyobora ubwo ni meya Richard Mutabazi najye ku karere bamubwira impamvu cyangwa se ikibazo bagikemure ndumva ari uko nabisubiza murakoze cyane ubutumwa mugenera abanyarwanda mu rugamba turimo rwo kurwanya ruswa abakozi bakora mu nzego z'igihugu zitandukanye abikorera imiryango nterankunga itegamiye kuri leta n'iyegamiye kuri leta mu butumwa mubagenera muri rusange ubutumwa tubagenera muri rusange buri muntu mu rwego rwe agomba gushyira imbaraga icyambere mu kwirinda ruswa wubwe yego cya kabiri mu gukora ibishoboka byose akayirinda abandi akayirinda igihugu muri rusange icya gatatu ni ugutanga amakuru aho ayibonye agomba gutanga amakuru akayatanga aterero ni uguhamagara urwego rw'umuvunyi ku 199 nimero utishyurwa 199 ni ukwandika ubutumwa bugufi ku 1990 1990 ubutumwa bugufi nayo ni nimero utishyurwa cyangwa se no kujya ku bigo bitandukanye agiye nko ku karere ku bitaro se ahantu nkaho ngaho hari twadusanduku azengurutsa azakabona ahantu hasa nkahihishe yego ashyiremo ubutumwa bwanditse ni ugutegereza aho abonye umuyobozi w'urwego rw'umuvunyi cyangwa umukozi aho amubonye akamuha amakuru nk'uko aba baturage baba baduhaye amakuru kuri radiyo yego turabashimiye cyane murakoze cyane